twongeye kubasuhuza mwe mukurikiye televiziyo y'u Rwanda muri aka kanya tunabashimira by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro ishya turabifuriza ishya n'ihirwe ari iki kiganiro ari ibyatambutse wabireba kuri YouTube channel y'ishya turi kumwe mu kiganiro ishya ndi kumwe n'abagenzi banjye ndatangira Aisa ala naturere oya iyo vert pomme nagize ngo imisatsi yanjye nibigikorera none naturere ni nziza cyane irakubereye ariko vert pomme ni amabara agezweho ngo twegeranye bikahita biba bindi Cyuzuzo umeze neza sava ndumva maze igihe kinini ntakorana namwe wagira ngo nari naraburi irengero oya nukuzajya dutanga ngo kidori Cyuzuzo sava se tumeze neza mwambaye amabara nkunda cyane orange vert yo muri presentation bisa neza nk'amafuru nyine pomme ya vert na orange nyine orange perfection none ujye tubaza ngo ariko bundi kwe iki ishya ni ikiganiro kirimo abagore gusa dushaka no kureba abagabo uyu munsi dufite n'umushyitsi Jonathan y'umugabo muraho neza muraho turabakiriye urakoze cyane ikaze mwisha urakoze ishya n'ihirwe yego muzansobanurira inkomoko y'iryo zina tuzayigusobanurira uzasaba ikindi kiganiro tujye muri etymologie des mots yego harabaye ushobora kuzasanga igisobanuro twayihaye Jonathan gihinduye tugasanga oya ushobora no gusanga ari ibisobanuro byinshi bitandukanye wibuka ko twabajije abantu bazi ikinyarwanda impuguke mu kinyarwanda kandi njye sindi impuguke mu kinyarwanda nzajya mu muco wenda mu kanya ni hot topic turagaruka tubabwira topic tugiye kuvugaho Bwana Jonathan y'umugabo ni impuguke mu guteza imbere inganda ndangamuco Arts Federation Management Specialist twamwakiriye uyu munsi nk'umuntu uzi ibintu by'umuco cyane cyane turarebera hamwe umuhango ubukwe waba uri umunyarwanda utuye mu Rwanda waba uri umunyarwanda uri muri Amerika uri mu Bufaransa uri za Hong Kong hari ibintu duhuriraho hari ikintu twese duhuriraho aho ubona ko uyu mukobwa agiye gukora ubukwe n'umuhungu barabanza bagafata irembo bamara gufata irembo hakavuga ati tugiye gutegura noneho icyo bita gusaba no gukwa nyuma yo gusaba no gukwa bakaza wa mukobwa kera bakoraga ibyo bitaga nko kuba bamuheka bakamushyira ya famiye yashatsemo nyuma bagatwikura n'ibindi byose ariko mu gusaba no mu gukwa hazamo undi muhango aho batanga icyo bise inkwano uyu munsi turashaka kugaruka ku nkwano dore ko muri iyi minsi abantu benshi bayivugaho ibitandukanye bamwe bakavuga ati inkwano rwose ni ikiguzi uba wiguriye umuntu abandi bakavuga ati ariko se ubundi inkwano ivuze iki abandi bakavuga ati ngewe utankoye ntaho wanjyana ndabanza guhera kuri Jonathan bwana Jonathan kugira ngo maze mutubwire ubundi inkwano bivuze iki inkwano reka tuyisesengure dushingiye ku nshinga inkwano biva ku nshinga gukwa gukwa ni ugutanga ikimenyetso cy'ishimwe mu muco wacu icyo kimenyetso akenshi cyabaga ari inka cyangwa isuka mu bice bimwe na bimwe mu gihe inka itabonetse hari n'ahatangwaga intama 8 6 ariko muri rusange ni inka kandi inka nta mubare zigira icyo kimenyetso rero cyabaga ari ikimenyetso umuryango w'umuhungu mu muco wacu w'abanyarwanda umuryango w'umuhungu wahaga umuryango w'umukobwa kubera iki icyo kimenyetso mu muco w'abanyarwanda mu muryango mugari w'abanyarwanda ibyo twita societe umukobwa ava iwabo akajya iw'abandi nimvuga umuryango reka nihangane njye gake mu mateka iyo tuvuze ubwoko bw'abanyarwanda tuba tuvuga abazigaba abatsobe abega abanyiginya abakibozi niba cyuzuzo reka nkuvuge niba umuryango wanjye wa Karisi ugiye gusaba umuryango wa Karemera byara Cyuzuzo ni abazigaba twenda turabasinga urumva dukuye umuntu mu muryango wabo tumujyanye mu muryango wacu kandi azatubyarira abasinga azatubyarira abasinga ntabwo azatubyarira abazigaba iwabo gukura rero uwo muntu mu muryango wabo ariko nanone atari ukumukurayo ahubwo kumuhuza kuko murabizi ko
umugabo n'umugore umugisha wabonetse bibarutse babyaye bororotse urumva wa muryango w'abazigaba n'uw'abasinga iragutse baye imiryango umwe icyo kimenyetso rero cyitwa inkwano cyatangwaga kugira ngo hashimwe bwa bumwe bubaye hagati bushingiye ku rukundo bw'imiryango bw'iyo miryango yombi murabizi ko cyangwa mbikomozeho inkwano yakurikiranaga n'icyo bita indongoranyo umuryango wakowe ya nkwano yatanzwe mu muryango wacu natanze urugero rw'abasinga umuryango wo kwa Karisa wajyaga kurongoranya umuryango wo kwa Karemera nyuma y'uko yanka y'inkwano yabyaye ibyo byatumaga bwa bumwe bukomeza yatumaga yamuvuma kwa kubana kwa gutarama bakomeje guhana inzoga bya byishimo nyuma yaho tuzaza no gusura abana namwe muzaza ibyo byatumaga bigakomeza ari uruhererekane byabaga ari uruhererekane rwubaka imiryango ni nayo mpamvu inkwano itigeze icika mu mateka y'u Rwanda tujya tuvuga ngo umuco urakura ikintu runaka kikagaragara wenda ko kidahuje n'ibihe ariko inkwano ntigeze icika kubera izo mbaraga ifite mu guhuza abantu ni nk'uko urukundo rw'umuhungu n'umukobwa ruhuza imiryango rwagura imiryango inkwano ntigiburamo ni icyo kimenyetso tucyumve nk'ikimenyetso kirenze kuvuga ngo umukobwa yarezwe neza none turi kureba agaciro ke turamuha inkimwe turamuha inkebyiri 8 cyangwa 10 abanyarwanda ari nabyo bintu wenda navuga ko biriho kuri ubu ngubu iyo ugiye mu muco nyarwanda wenda ukabyinjiramo ukabisobanukirwa ukamenya uko byagendaga aho kuri ubu ngubu umuntu benshi bakunda kubyita ikiguzi kuko hari n'abandi n'ubundi mu bijyanye n'umuco nyarwanda bashoboraga kuvuga ngo no umuryango w'umuhungu wabaga uguze umukobwa uzajya kubabyarira uzajya kubakorera imirimo n'ibindi byose ubu ntagakiri uwabo nyine ntagakiri uwabo ugasanga hari abantu nyine babyumva gutya katavuga ati you know what ntago ngiye w'ibyo bintu bijyanye no kugurisha umuntu iyo esclavagisme ahubwo no kujya kugurisha umuntu ntago ari igihango noneho twabigarura noneho reka tubyinjize muri societe yacu y'uyu munsi aho abantu benshi batagifite za nka abantu benshi batorora wenda tugaruke nk'hano mu mujyi usanga habaho yuko umuntu ari buze kuza gukwa amafaranga yewe n'imiryango igaterana ese bazagukwa ngahe bazanywa miliyoni 2 ntago umuhungu ati ntago izo miliyoni 2 tuzifite turabaha miliyoni 1 oya umukobwa wacu yarize umukobwa wacu ni umuntu nyine usobanutse ntago mugomba kumukoye amafaranga mbese hakajyemo discussion ari naho hamwe bamwe mu bantu bahera nkanjye nihereyeho ntabyumva avuga nawe nta mpamvu yo kugira ngo umuryango wanjye ujye kwicarana n'uwawe w'umuhungu ngo bajye kunganiraho bari kunzunguza bari kunzunguza bari guciririkanya isa ibi nibi turamukoya ngaya nibitagenda gutya kugeza aho nimba bitanagenze kwa kundi wenda uko umuryango wabishakaga ngenda ndiridikire cyangwa se meze nk'umuntu ufite icyo ntemeranyaho n'umuryango ngiye gushakamo rimwe na rimwe wakurikiriza wenda wajye mu mateka ugasanga kera wasangaga n'imiryango ni papa w'umuhungu papa na mama wenda n'urugero n'ababyeyi bahuraga bakareba umwana kuko nka nyogokuru wanjye yambwiye ko yagiye no gushaka atazi umugabo agiye gushaka nuko ngo n'ababyeyi bahuraga izo diru zabo bakazikora hagati yabo noneho wowe ukagenda ugiye gushaka kuri ubu ngubu ndajya kwiga nkahura n'umuhungu mu kazi na hehe ibyacu tukanabirangiza yewe akananyambika impeta noneho umuryango wanjye urajya kwicara ujya kumburanaho ikiguzi cy'umuntu utigeze unshakira kubera iki aho niho nshaka kugira ngo Jonathan aze kuza kubihuza n'ubu ngubu turimo inkwano ziracyakenewe aho ngaho Jonathan atari yatubwiye n'imwe inkwano zikenewe ayisa n'umuntu uvuga ati ngewe inkwano simbona impamvu ariko ndi kwibaza cyuzuzo inkwano umaze kumva ubusobanuro bwayo wari usanzwe uzi n'ubundi kuri wowe inkwano ubona mu muco nyarwanda ni ikintu tugomba gukomeraho cyangwa se ni ikintu kigomba guhinduka bitewe n'igihe tugezemo nge ntago inkwano nyanga ndayemera ariko ikintu ntemera ni ababyeyi bayigira marchandage cyangwa se bayigira uburyo bwo kugira leverage ku mwana wabo kuko uyu munsi niba umubyeyi yaragusabiraga ndetse akanagutangira iyo nkwano kuko yavaga mu muryango aka kanya ukaba uri bwimame uri bunipape mu bukwe bwawe n'urugo rwawe uri bwimenye sinumva ukuntu uri bushyire umutwaro ku muhungu
cyane cyane ku bijyanye n'amafaranga bakakwempoza, hanyuma nugera mu rugo bikunanire kwita kuri urwo rugo mu gihe baguciye izo miliyoni 10 cyangwa se 8, kandi uzi neza ko ayo mafaranga akuye kuri konte ye atari bubona ahandi hantu ari buyasubizeho, kandi umwana wanyu agiye muri urwo rugo atari bunitabweho na famiye y'umuhungu. Ni urugo ruri bwimenye uyu munsi, tumeze nk'aho turi banyamwigendaho as much as tuba dushobora kuba dufite imiryango migari. Icyo nicyo ntemera, sinemera famiye ishobora kwica ubukwe bw'umwana wabo kubera icyo kintu, kandi bazi neza ko umuhungu atabishoboye, ndetse hari naho biba ridicule cyangwa se wiciro ry'imigani. Wowe iwanyu uyu munsi niba umuhungu yavuze ngo ntagashoboye kunywa wenda izo miliyoni 3 bari gusaba, arabona imwe abatante ba masenge ba data wacu ugasanga iteka bari kumbwira bati we nta nubwo bagukoye munsi wowe, ugasanga bibaye ikibazo, kandi ningira ikibazo cy'amafaranga mu rugo rwanjye ntago uzaza kukimfashamo. Ikindi aka kanya ntago famiye zose zishoboye kubona aho zororera izo nka. Nujya kunkwa izo nka ushobora gusanga biri butwara andi mafaranga iwacu kujya kuzitaho, ntago wenda bafite iyo famu yo kuzishyiramo n'amafaranga kuzitaho n'abashumba baziragira, mbese n'izindi dépenses tugiye gushyira ku muryango wenda bitari bukunde. Nekereza ko ryabaye ishimwe ariko ringana n'ibyo mufite n'ubushobozi ndetse n'ibihari n'ubushake mwumvikanyeho, kuko nanone simbyemera ko bicika, kuko hari nk'umutipe ushobora kubikora ugasanga arimo aranakubahuka muri iyo sense, njyaho kugira ngo uvuge wenda ngo ugiye gutanga 1,100 wabireka bikarangira like let's be honest, aricyo ashoboye yabireka. Bise binyibutsa hari umucuti wanjye urana mu idini y'Abayisilamu, bo iyo bagiye kwandika bari kubasezeranya bandika inkwano exact koko bagukoye, no muri civile barabyandika. Yaranditse rwose arandika aravuga ngo nyine urumva afite certificate yiwe yanditse ko bamukoye 500, but buri muntu wese wagoga kuri iyo certificate yarasekaga ngo uri cheap kabisa, ngo bagukuye 500 koko, ngo like ngo ihene zingahe akajya kubibara gutyo, ku buryo nyine niyo mpamvu mukanya narimbaje Jonathan amubwira ngo inkwano muri iyi minsi ni ikintu kigikenewe, ni ikintu cyagakwiye kuba kinozwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusubiza na Isa, kera inkwano utabaga uyifite byagendaga gute? Reka duhere kera. Ubajije neza, ariko na Isa ndakizirikana icyo yaravuze. Mu muco nyarwanda byabagaho ko umuryango runaka udatanga inkwano ko utabishoboye, udafite izo nka, udafite n'ibyo bimenyetso byose, udafite isuka, udafite intara. Hari ubwo babyitaga ngo ni ubuntu buziturwa. Ubuntu buziturwa, umuntu neza azakwishyura. Ni ubuntu buziturwa bisobanuye iki? Bisobanuye ngo uyu muryango tuwuhaye umugeni, ntudukwereye, ariko uyu mukobwa n'umuhungu ni abajyambere, bazakora, bazaza gushima umuryango wacu. Ni ukuvuga ngo ikintu cyiza Cyuzuzo yavuze twazirikana, ndibona bikomoze wenda mu bushakashatsi twakoze, ni uko sosiyete idakwiye kubona inkwano nk'ikintu nk'ikiguzi, nk'ikintu gisimbura umuntu yatanzweho inkwano izi n'izi, uriya yahendutse, uriya yahenze kubera izi mpamvu izi n'izi, ntabwo ari byo. Niba sosiyete y'u Rwanda yarateganyaga inkwano ariko ikanateganya, reka mbyite ngo izo option zose z'intama, z'isuka, z'iki, z'ubuntu buziturwa, nuko bashaka kubakira umuryango mbere yo kubona ikintu mu buryo bw'ibintu bifatika nk'ikiguzi. Twagaruka rero muri ubu buzima turimo bw'ifaranga, aho ifaranga ryasimbuye inka, inka ziraho turorora, ariko usanga kenshi atari zo, ntabwo ari marché de troc nk'uko kera twabagaho. Twakoze ubushakashatsi, kuko ubushakashatsi ku nkwano bumaze imyaka myinshi. Natunguwe no kubona ko mu 1986 habaye ubushakashatsi, hajyaho n'amabwiriza agenga inkwano. Nabwo hari debango ikomeye nk'ihari ubu ngubu. Mu 2016 cyitwaga Rarike cyakoze ubushakashatsi ku nkwano mu gihugu hose, ariko icyo gihe tubukora twagiye turi netre, twagiye tutagomba kugira aho tubogamira, dushaka kumenya ngo ibibazo byose biri mu bukwe ni ibihe. Ku cy'inkwano rero twatunguwe no ko ibintu byahindutse kugura. Ntago nazanye imibare exacte hano, ariko
nko mu burasirazuba ndibuka ko batubwiraga kuko twabajije imirenge 55 mu ntara zose nye n'umujyi wa Kigali tubaza imirenge 20 ni ukuvuga ngo batubwiye ko mu burasirazuba ni inka zitari munsi yenye kongeraho amafaranga. Ambo? Mu majyepfo niho usanga inkwano ishyize mu gaciro ihendutse, reka mbivuge gutyo, kuko bo ni ibihumbi hagati y'120 na 500. Mu burengerazuba ho harimo ibindi bibazo byinshi, bahera ku isake ngo umuhungu agomba kuza kurya mu rugo rw'umukobwa, igare, kositimu agomba kugurira sebukwe n'ibitenge na murumuna. Mbese twagezeyo dukora raporo tuyishyira no mu gitabo, n'aka gatabo nababwiraga harimo resume yabyo. Icyagaragaye ni uko twatanze inama ko inzego zose bireba, naroke, minisiteri ishinzwe umuryango, minisiteri yacu, twicara tukareba ikigomba guhinduka, kuko uriya umuco udafite icyo umariye ba nyirawo, ubangamiye ba nyirawo, cyangwa utuma bumva bafite ipfunwe, ntabwo uba ukiri mwiza. Kubera ko hazamo ibintu bibiri, hazamo ihohoterwa riteye gutya, ushobora kuzamo ihohoterwa riturutse ku kuba umukobwa atarakowe, araba ridikire ku mugabo we, rimwe na rimwe arumva mbese adafite icyubahiro nk'icy'abandi. Ku rundi ruhande harazamo ihohoterwa rivuga ngo njye nagukoye miliyoni 2 ubyibuke, ntunsuzugure, ntunsuzugure, iwanyu barangoye. Jonathan akiri aho ngaho hari n'umuntu, hari inkuru imwe nzi muri ubu buzima busanzwe n'umuntu tungana n'ibiki byose, yarashatse umuhungu arakwa n'ibiki byose, haje kuza kubaho yuko batumvikana, arangije bisanzwe bapfa ibindi bintu bisanzwe byabo byo mu rugo, arahukana. Ageze mu rugo umusore ikintu yakoze yahamagaye ise w'umukobwa, arambwira ngo okay, ngo umukobwa wanyu yabagarukiye munsubize inkwano zanjye. That's it, munsubize inkwano zanjye. Ni ukuvuga ngo yaramuguze kugira ngo aze mu rugo, none kuva avuye mu rugo mumusubiza ikiguzi yaguze. Umusaza ikintu yamubwiye ni urumva nawe kubera n'uburakari, yaramubwiye ngo okay, ati ntiwamubyaje abana babiri se, ati nanjye nkwatse iki kiguzi cy'uko nsubije umukobwa wabyaye. Uri kumva icyo kiganiro hagati y'abo bantu. Ndi kwibaza umuntu mukuru ufite ubwenge utekereza ko uyu munsi gutanga miliyoni 2 uguze umuntu hari ikibazo. Ariko urumva biragarukira kuri iyo marchandage. Uko byagenda kose, ntekereza ko abantu benshi bajya no gukwa no gusaba no gufata irembo. Niyo mpamvu ujye ugasanga umuntu yagiye mu murenge uyu munsi, ejo baje barasabye barakora. Bivuze ngo abantu benshi ikintu kijyanye n'umuhango w'ubukwe ntago bazi icyo bivuze, ni ibintu kubikora nk'ifoto cyangwa se nk'ibintu. Uyu munsi umuntu avuga ngo ntanze inkwano ya miliyoni 5 niguriye umuntu, we ni gute watanga miliyoni 5 ukagura umuntu? Nta kiguzi kigura umuntu. Ariko bimanukira ku buryo famiye zabimanukuye. Reka nkubwire, ni ukuvuga ngo muri aka kanya uwo musore kuba yaravuze iryo jambo akavuga ati umukobwa wanyu yagarutse munsubiza inkwano zanjye, ni ukubera ko iyo nkwano yayitanze atabyishimiye. Bishatse gusobanura ko ari nk'ikintu bamukuyeho ku ngufu, ndetse ashobora kuba yaranagujije kugira ngo ayibone, cyangwa ari aka gasevingi yari yifitiye we n'umukobwa baricaye. Wabivugaga kare, muricara murahuye, ntago bakigushakira, nta baranga bagihari uyu munsi, pasi hari ni twebwe entre copine ami, sibyo? Ariko akenshi nimwe mwihurira mukikundanira mukiyumvikanira mukajya kubibwira ababyeyi bakabashyigikira. Ariko finance akenshi ziva ku muhungu n'umukobwa, cyane cyane iyo mufite ubushobozi. Noneho hari n'ubwo umuhungu ari ubikora byose, igihe umukobwa atarabona ayo mafaranga akugura ibirongoranwa, yagukoye dekorasiyo yarayigukoreye iwanyu muri dote n'ibijyana nabyo byose, agiye muri reception byose arabikoze, inzu agiye kuyikodesha, ikanzu yayishyuye, amarido mujya kumanika mu nzu, matera, amashuka, byose yabiguze, sibyo? Kuri ibyo byose on top of that baramubwiye ngo nudatanga amafaranga ntabwo umukobwa wacu tumuguha. Byabaye back and forth, byabaye gushwana hagati yanyu. Noneho hari n'igihe udafite iwanyu baza kukuburanira, washatse abasaza baza kuguhagararira.
batari so wanyu, batari papa wawe, aje kuguhagararira kuko nta wundi muntu ufite, kandi niwemerewe kujya kunegosya na famiye y'umukobwa. Ukeneye umuntu mukuru ujya kunegosya, aragiye wa musaza baranamusuzuguye, bibaye na deba ndende. Ubundi niba mudafite n'ubushobozi kuki mushaka umwana wacu, umuhungu wanyu ntacyo amaze, bibaye ibintu birebire. Uwo muntu afite umujinya yabitse w'igihe kirekire, kubera ko we yumvise ko en fait ntago ari urukundo muri kubona ku mwana wanyu no gushaka kubaka, murimo muramubonamo opportunité yo kumukuramo amafaranga. Ayo mafaranga nta nubwo bayakoresheje bari gutegura ubukwe. By the way, hari igihe famille ziyagumana, sibyo? Urumva rero ntago n'uburyo to breaking down your process isigaye ifite ikibazo, ku buryo uyu munsi ariyo mpamvu abantu bashwana, kuko iyo famille zicishije make bakareba ubushobozi abana bafite bakabyemera mu buryo bwumvikanye, akenshi ntago haza ibyo bibazo. Ariko iyo hajemo ikintu cyo kutumvikana no gusuzugurana hagati ya famiye y'ukuntu, nibyo nizo zitatubona uyu munsi. Reka mbabwire, ugiye gusakara inzu idafite inkingi iragwa, cyangwa ugashyiraho inkingi utoraguye hirya no hino, ugashyira ngo kugira ngo nsakare abantu babone ko tuwatire yanjye ari nziza, amabati meza, iragwa. Bipfira rero, bipfira mu buryo abantu bategura ubukwe. Niba muhuye mushaka kuba inshuti zisanzwe, ibyo ni ibyanyu. Ariko niba muhuye mufite umushinga wo kubana, ni mubitegure, ni mubibwira abantu bakuru, mubibwira imiryango n'ibihari. Niba itari na direct kubera amateka twese tuzi ibyabaye, ariko hari umuryango, hari inshuti wagize umuryango. Dufite abapapa n'abamama tungana, ibyo turabizi. Babwire, hanyuma mwicare mujye inama, muvuge ngo ni iki dushaka kugeraho mu muryango wacu. Umuryango ni projet. Wibuke ku rugo, ikiganiro cyanyu ishya n'ihirwe ni ikintu cyiza. Ishya n'ihirwe si ku muntu, ni kuri sosiyete, ni ku gihugu. Niba dutekereza sosiyete ikomeye ejo hazaza, ni umuryango ukomeye. Umuryango niba udakomeye, akarere gafite ibibazo, igihugu gifite ibibazo, ubwo turabangamira isi. Ako nitwubaka imiryango ikomeye, turakomera, tuzamuke, tugere no kuri byinshi. Nge rero mbibona mu kurambagizanya, ni icyo ukeneye ku muntu. Ni ubwiza wamubonye, wenda ni umukobwa usa neza, ukavuga uti nawe ndamushora ayo nshoboye yose. Nawe kuko avuga ati okay, uyu muntu simukunda cyane ariko afite kashi ngomba kuzirya, ubwo byapfuye. Ibyo ni mu bicuruzemo, ariko ni mu bijyana mu rugo, ntago bitera kabiri. Ariko ni muhura mukavuga ngo turakundanye kubera iki n'iki cyankuruye kuri we, reka tubibwire imiryango. Imiryango noneho nayo kuri step yayo nivuge ngo aba bantu tugiye kububakira. Ye kuvuga ngo ngomba gukuramo tante, ngomba gukuramo 100 byanjye, marume ngomba gukuramo 100 byanjye, mama ya data ya, ugasanga muri famiye bari kugabana amafaranga y'umusore mbere yuko yazana, ngo mwanyimyeho ngo nje nta n'umukenyero mpamvu. By the way, niko ibintu ni bibi cyane kandi tujya duhura nabyo. Rero nibipfiraho muri iyo myiteguro, mugabo arayashaka yaguhe ngo yagukunze, ariko ntago muzabana mu rugo ngo mwishime. Rero inkwano nubwo tukunda kuyivuga ikaba deba y'ijambo rimwe, inkwano ntabwo ari ikintu kigari ugomba kureba kugera no kuri babana tuzabyara nabo bazashaka, ibintu birebire. Ahangaha hari abantu bagiye bandika ibitekerezo bigiye bitandukanye, harimo uwavuze ati rero izo nkwano nizo zituma abasore badatera intambwe bagahitamo kuguma mu rugo, atariko nanone agahugu n'umuco wako. Iwacu rero ho ubundi umukobwa kobwa inka nk'ishimwe rihabwa iwabo. Iby'amafaranga bije vuba bizanywe n'aba runaka yitwa Rugema. Noneho hakaza undi uvuga ati inkwano ni umuco si itegeko. Uri kumva ati nta warega umukwe we ngo nuko ngo ntiyamukwereye, cyangwa ngo umukwe arege sebukwe katamuhaye indongoranyo. Ati inkwano ishobora kuba inka, ishobora kuba amafaranga, cyangwa ikindi bitewe n'umuco. Atahagana mu 1986 leta yigeze kubyivangamo itegeka gukwa amasuka 3, ati ntibyigeze
bikurikizwa. Hari undi wavuze ati Aisa ati wa mugani w'abaturanyi bo mu majyaruguru oya ni oya, inkwano zigomba gutangwa kandi zihabwa umukobwa, zigatangwa n'umusore biyemeje kurushinga. Inkwano si ikiguzi, ni umuco kuva ku bakambere bacu hirya no hino isi hose n'amadini. Undi nawe hano avuga ko ari nari nyibuze gatoya, avuga ngo ubundi iwabo w'umuhungu nibo bakweraga umukobwa wabo, ati ku buryo wasangaga umuhungu nta kibazo bifitemo. Rero niba umuhungu yaraguterese akaza kukwirambagiriza, yongeraho no gutanga ikiguzi cy'inkwano, niba ushaka inkwano icara mu rugo utegereze. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu bari kubifata nk'ibiguzi, benshi babyumvisemo nk'ikiguzi, kandi niko dusigaye tubifata, cyangwa se bisigaye bisa naho ariyo nzira turimo cyane cyane muri sosiyete yacu. Ikindi nanone hari n'iyo bigarukira kuri honor cyangwa se ishusho famille yawe iri bugire muri iyo sense, kuko nkuko yari yabivuze Jonathan, uyu munsi niba bashobora kunserereza ngwe nka wa mushuti wawe nyine bavuze bati 500, ubwo se koko uri cheap. Ibaze noneho papa we cyangwa mama we umukobwa bamukoye 500,000, kuko urabyibuka ko babyandika ku murenge mujya kuyandikisha. Iyo mariage bayanire musubiza inkwano y'abandi, iyo mu divorce ntago muyisubiza, ariko annulement musubiza inkwano. Urumva rero ntekereza kuri nge ntago inkwano yakagombye kuvaho, ahubwo yakagombye kujyana n'ibihari muri uwo muryango. Hari imiryango icyakira inka, hari imiryango bashobora izo ntama bazakira, hari umuryango ushobora kuvuga ati twe ntago dufite aho twororera, ariko reka turebe icyasimbura izo nka, kubera ko tube realiste, niba batari bubona aho bazororera n'ubundi bazazigurisha cyangwa aho bazifranga. Ariko nanone ntago twakwibagirwa imiryango nayo itemera gukosha. Reka wenda kugira ngo tunabigarukeho Jonathan dufashe, hari imiryango wenda bikurikije n'amateka y'u Rwanda bitewe n'ahantu bagiye baba n'ibiki byose, cyangwa se n'amadini basengeramo, noneho ugasanga bo ntago bemera ikintu cyitwa inkwano. Kuba umwana wabo yahuye na runaka bagakundana, it's fine, umuryango rwose urabaha umugisha, babane ntabyo gutanga inkwano. Ariko se bakora bwa bukwe batakoye? Eske nibakora ubukwe bizitwa ko habayemo gukobwa? Eske hari umuntu uhita utekereza wa muntu azitwa umukwe muri wa muryango, sibyo? Azitwa umutwe atakoye. Like mwenda nkebwe nk'abantu bari mu muco cyane, munakora n'ubushakashatsi, bibuza uwo muryango kuba waba umuryango kubera ko batakoye. Ndagira ngo Jonathan ajye no kugusubiza wenda tunarangiza, arahita natubwire se ku nkwano kugeza ubu ngubu ya mafaranga bari barashyize mu itegeko nshinga, mubona yakomeza kugumamo cyangwa yatanga ubundi busobanuro kugira ngo inkwano tuyumve nk'uko wayidusobanurire? Ni ikintu cyiza cyane, ariko abantu benshi batazi hakorwa iki kugira ngo dusobanukirwe 15 hakorwa iki kugira ngo twese dusobanukirwe inkwano. Igikwiye gukorwa mbona nuko ari amafaranga icyambere nta gihuje n'igihe, kuko ahantu hose mu gihugu twazengurutse twabonye ayo mafaranga yaba ari make cyane. Icya kabiri, mu gihe abantu bumvikanye ku bana banumvikana inkwano, nge mbona nta kiguzi, nta ngano ikwiye kuba mu itegeko ngo ivuge gutya. Hakwiye kubaho marije hagati yaya n'aya, cyangwa ubwumvikane hagati y'imiryango bukemeza inkwano iri butangwa. Jonathan wakoze cyane, ntekereza ko iyi ni deba twafata igihe kirekire, ariko twese twagize ibyo dukuramo kandi byiza. Tuzagira n'ikindi gice cyo kugaruka wenda twumva nyuma y'ikino kiganiro s'abantu hari imyumvire bahinduye uko babonaga inkwano. Mwakoze cyane kubana natwe mwishya, murakoze cyane, ndabashimiye. Mu kanya ni What's Popping. Acyuzuzo muri misigo bimeze gutana indirimbo nguri kubyina mu gitondo saa 7 nimugoroba, ngo niyo uryamye urazunguza igitanda ngo yari uzayamamaza indirimbo zababwira rutijo we. Ariko iyo ndirimbo tuje gusaba no gukwa, no baje kudusaba bakanako we muzamuri mu mama bamerekeye sinzira muri bo tugomba kuzaza tuyiririmba. Ivuga gute? Oya ndayikunda, yitwa You, ariko nyine hari ahantu kereka aje kwiririmba kagahindura. Ariko ndayikunda, it's a good song. Nge ntekereza ko Ruti Joel ari mu bahanzi
gakondo bagerageje gushyiramo moderne ariko akaguma n'ubundi muri gakondo ikinyarwanda kiri perfect. Namwita umuhanzi gakondo contemporain, no kuvuga ngo agerageza kujyana na beats zihari, ikintu kiri moderne gihari, kwambara neza, gusa neza, ariko still akagumana mu kinyarwanda cye nyine. Murakoze cyane Refe kubana twese muri iki kiganiro. Yego. Wakoze na Christine. Nawe utaha byari biryoshye cyane. Yes. Bye bye. I love you. Ma belle, ma beauté, uraho nshuti yanjye, ma victoire, ma joie, nshuti yanjye bihebuje, sine wanjye mama, ugira amahirwe mwiza we, gukundwa n'intore n'impamo, reka nguteteshe kibazo.